bakunzi ba KOP rero twongeye kubasuhuza, tugeze ubu turi ku gicamunsi ku mugoroba. Ahamagaze ni mu murenge wa Gatunda, umudugudu wa Rwebare, akagari ka Nyamikamba. Gatunda ni ahantu nakwita kure cyane, ni hagati ya paruwasi Nyarurema na paruwasi ya Rukomo. Hari ibitaro byiza cyane, dushima Leta y'u Rwanda yabihagejeje, dushima n'umuhanda twanyuze, ariko ntago twaje tuje gusura ibitaro. Hari ibisozi myiza, twaje muri gahunda ya karavane y'urugendo, ibiganiro bijyanye no gukangurira abanyarwanda ubutabera sana. Aha rero nk'uko mubibona abaturage babyitabiriye cyane, twakiniwe amakinamico, twumva amagambo atandukanye. Ari gitifu umurenge wa Gatunga, Habineza Ronje, nawe yakanguriye abaturage ayobora ko amakimbirane atuma batakaza byinshi, harimo umwanya, amafaranga y'umwavoka, amafaranga y'igarama, imibyizi wakabaye ukora, ingo zigasenyuka, abana bagata ishuri, ubukene bugatera urugo. Hanyuma noneho mu makinamico nk'uko mwabibonye, ba Digidigi, harimo ba Digidigi, Intare y'Ingore, ba Kijyambere, na ba Mugisha, abamwarimu Mugisha, nabo mu byo bakinnye berekanaga ko amakimbirane ahombya urugo cyane, kandi bitari ngombwa. Abana bagata ishuri, bagaterwa na bwaki, ibintu mu rugo bikagurishwa. Umugabo uriya Digidigi yagurishije inka, agurisha icyarahani cy'umugore yadoderagaho, agurisha amatungo mu rugo, agamije iki? Kugira ngo abone abavoka bane bazamujyana mu rukiko, aburana santimetero 50 ziri hagati ye na Kijyambere, zikomoka ku nzira yahuzaga Kayinamura na Digidigi, hakagurwa na Kijyambere. Murumva bapfaga metero imwe, Kayinamura agurisha Kijyambere, iyo metero yarasigaye igomba kugabanwa Digidigi na Kijyambere. Kayinamura yimutse, Digidigi yimura umuyenzi, atera hahandi, ya metero yose arayitwara. Iyo niyo yarigiye kumugeza mu rukiko, ari tayari kwishyura abavoka 5, ubwo ni miliyoni 2.5. Hanyuma akaburana Gatunda ku rukiko rw'ibanze, akaburana ku rwisumbuye rwa Nyagatare, akaburana ku rukiko rukuru i Rwamagana, akajya mu rw'ikirenga i Kigali. Izo ngendo zose byonyine kuva aha turi Gatunda kugera Nyagatare, moto ni 3500, kugenda no kugaruka ni 7, ubwo byaba bibaye 7. Impamba 3 ibihumbi 10 uko agiyeyo. Urubanza rwa kino gihe rushobora kumara amezi 3, ushobora kuruburana ugasiragira kugira amezi 3 arangiye. Buri munsi ibihumbi 10. Uriya mugabo umubyizi we twawubarira wenda 5 ku munsi, ubwo uko agiye atanze 5, ariko ahombye umubyizi atanze 10 n'umubyizi wa 5, ubwo 15. Hanyuma ntamenya ko umwana yagiye ku ishuri, ntamenya ko umugore yahinze kuko atamufashije kujya mu murima. Ibyo byose ni amakimbirane ashamikiye ni bya bihombo bishamikiye ku makimbirane ashaka kwisunga inkiko. Nyamara aho turi dufite imiryango yacu, dufite abadukomokaho, dufite abaturanyi, dufite inzego z'ibanze, dufite abunzi, dufite n'abahuza ntago baca amafaranga menshi. Ariko iyo fagitire iyo uyitekereje, ukibuka imibyizi wataye, ukibuka itike wajyanye, ukibuka impamba wajyanye, ukibuka abavoka wishyuye, ukibuka ikimbirane ry'umuntu muturanye, byari bigezaho Digidigi ajya gusenya igipangu urukuta Kijyambere yubatse muri yanzira. Ibyo ni ibihombo. Urwo rukuta rwubatswe n'amatafari, urakubita hasi arahomboka, kandi n'abaturanyi bavugaga ko umwana wa Digidigi ubwo yigeze gukora impanuka yagiye kwa muganga mu modoka ya Kijyambere. So ni teatre, ni agakinamico karangiye neza nkuko tubibonye, aho Digidigi avuye kwizima. Nibutsa ko muri teatre hajemo n'ibijyanye no gufuha. Kijyambere yagera kwa Digidigi aje kubaza iby'isambu, ati yaje gutereta umugore. Byo nabyo biri mu bizamura amakimbirane, ariko birangiye neza Kijyambere agaragaje ubupfura. Digidigi ava kwizima, amaze kuva kwizima mubonye ko Kijyambere amuhaye inka, hanyuma akagura n'icyarahani cy'umugore. Kubera ko mu Banyarwanda iyo umuturanyi akennye nawe ubukene. Mukuru w'igihugu ni ukunda kubivuga ngo niba twembi dutuye muri nyakatsi, nta numwe wakinisha ikibiriti, nta numwe wakinisha umuriro. Iyo ushwanye n'umuturanyi ujyana umwana wawe kwa muganga, abana basabana, abagore basabana umunyu bajyana gusenga,
abana bakirana umupira wa karere bajyana ku ishuri, ayo makimbirane. Ni byiza rero ko leta y'u Rwanda yamaze gufata gahunda nk'uko Professor Sam Rugege wigeze kuba umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga, perezida w'urukiko rw'ikirenga yabivuze, u Rwanda rwahisemo amahoro. Kandi amahoro ntabwo ari uko imbunda zitavuga. Amahoro ni mu gifu, amahoro ni mu mutwe, amahoro ni mu mutima, amahoro ni mu rugo. Iyo ibyo bidahari nta mahoro tuba dufite. Niyo mpamvu rero gukemura amakimbirane biciye mu bitagombye imanza, ubwo nirinze kujya mu bijyanye ibyaha biri penali, aho bivamo gufunga. Umuntu yafunzwe abarya ibya leta, umuntu yafunzwe umuryango uramugemurira ukamusura, aho yakoraga hagakora abandi. Ibyo byose rero no kugira ngo ikigaragara nuko iyi gahunda yahagurukiwe. Ndaza kugarukana none ku butumwa bwa Mugabo Frank waje ahagarariye Minisitiri w'Ubutabera muri iki gikorwa cyabereye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Gatunga, akagari ka Nyamikanda. Nawe yagarutse ku bihombo n'inyungu ibitandukanye no kuba abantu babasha gukemura ibibazo mu makimbirane. Abantu barahari kandi noneho mu butabera sano iyo tugiye mu manza rya sano riba ryasenyutse, hakeneye rero ubutabera busana rya sano. Ntitwumve ngo umucamanza yasomye ingingo avuga ngo icyaha cyakozwe gute, ibimenyetso biri hehe, itegeko ni irihe, ingingo irihana ni irihe, rihanishwa iki. Ibyo ntabwo bihagije, kubera ko tugera ahantu tukazasanga n'imisozi ntigihura, abantu ntibakivoma hamwe, ntibakirema isoko rimwe, amashuri abana ntibakigara hamwe, buri mwana yagiye ku ishuri ritari irya mugenzi we, ry'umubyeyi bakimbirana. Ibyo byose ni ibibazo bitwara amafaranga, ari ayo guhemba abacamanza, abagenzacyaha, abashinjacyaha, abacungagereza. Ibintu byose bigenda mu manza ni byinshi. Hari hageze rero ko buri wese abigira ibye. Ibyiza abaturage nk'uko bitabiriye iki gikorwa ari benshi barabyumva, harimo n'abakiri batoya bazabigira umuco, bakazagera ku gihe cyabo aho bazamaze kubaka imiryango batabasha kugera amakimbirane, bagaharanira gusana rya sano riba ryasenyutse kubera amakimbirane. Dukumira amakimbirane, ariko naramuka ducitse tuyakemure tutagombye gusahura imiryango yacu. Kugurisha inka ugiye kuburana inkoko ni ikibazo. Abavoka 5 ba miliyoni 2 n'igice uri kuburana santimetero 50 ni ikibazo gikomeye. So ni byiza rero dushimire Minisiteri y'Ubutabera yoroganije kino gikorwa, kabasha no kudutumira. Ni urugendo tujyanamo, ni ibyacu nk'Abanyarwanda, tugomba kubihitamo kuko imiryango isenyuka ni yacu, abana bakimbirana n'abacu. Aho niho hahandi bigera kuri finali, ntawe ugisabye umugeni mu rugo rwa runaka, ntawe ugisabye y'amazi, ntawe uhageze ananiwe ngo yugame, ntawe usaba umunyu, ntawe usaba umuriro, ntawe uherekeza undi kwa muganga. nta ibyo byose nibyo twagiye duhomba. Ibyo twahombye birahagije. Mureke duhagurukire ino gahunda nk'uko igihugu leta yayishyizemo imbaraga, n'abaturage tuyumve, abantu bahindura imyumvire, bakumira amakimbirane, ariko nayo yamaze kuboneka bagerageze kuyakemura mu bwumvikane. Mwakoze cyane. Murakoze, murakarama. Uriya mubyeyi ntabwo niwe wasubije neza. Okay, mwumvise yasubije neza. Wasubije neza kurusha abandi yahembwe. Mumuha amashyi kwanza. Reka dushimire Gitifu Lonje atwakiriye.